Haleluya. Ndatekereza ko buri muntu wese anezerewe nkatwe. Imana ishimwe. Hariho ibintu bitangaje Imana yadukoreye. Nari maze iminsi nibaza mbwira n'umuntu umwe mu friend wanjye ndavuga ngo mfite ikibazo. Nshobora kuzapfana ibyifuzo bimeze gute? Byo kwifuza kuba mu bintu Yesu yakoze mu buzima bwanjye. Byo kwifuza kurushaho kumenya ibintu Yesu yakoze. Haleluya. Umunsi ku wundi numva ubwoba buranyishe. Uyu mwaka ushize nsigaye ngira ubwoba nkavuga ngo uyu mwaka ni iki nungutse mu bintu Yesu yankoreye? Ni iki nagendeyemo muri uyu mwaka? Haleluya. Noneho singira ubwoba bw'uko nzapfa ngo sange Yesu kuko n'ubundi gupfa ni inyungu. Ahubwo nkumva mbabajwe nuko nshobora kuzajyana esheke yo kuba hari ubuzima ntabayeho kandi nari ngenewe kubamo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo amazina yacu ari ku mutima w'Imana. Bwana sifiwe. Uzi ko nta butunzi watunga bwaruta bwajya kwegera kuba izina ryawe riri ku mutima w'Imana. Muratekereza nk'icyo kintu twahawe. Imana ishimwe. Kandi Yesu ubwo adapfa ntitugipfuye. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. Mutekereze kugira ngo Imana ijye kubonaho amaraso gusa ibone uri umukiranutsi. Haleluya. Imana ikuboneho amaraso niyarabukwa kuri wowe ibone urera de, ibone uruwera, ibone urakiranuka. Imana ishimwe. Yesu ahora ahagaze imbere y'Imana kubwawe nanjye atuvugira. Mutekereze kugira umuntu imbere y'Imana ukuvugira. Haleluya. Uzi ko no mu tuzi dutandukanye ahantu dukorera ujya usanga hari abantu dutinya. Umuntu akakongorera mu kazi akakubwira ngo uriya yigererayo. Haleluya. Sinzi niba namwe ibyo bintu bijya bihaba. Akakubwira mu kazi waba uri unajyane nawe umwe akakongera akakubwira tumenye uriya wagera kwa deje neza tubanza ari na mwene wabo. Bwana sifiwe. Noneho mu kazi ukagenda nawe nyine watinye ko ngo yigerera imbere ya deje. Ibintu ukabishyira ku murongo haba ari akantu ugiye gusobanya ukibuka ko bakubwiye ngo uriya we yigererayo. Imana ishimwe. Ariko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira. Bwana sifiwe. Dufite umuntu uhagaze imbere y'Imana utuvugira umunsi ku wundi. Mwumve nk'ibyo bintu Imana yaduhaye, mwumve ukuntu turi abatunzi. Ariko Imana sinzi ikintu yazadukorera ngo ibi bintu tubyumve. Ibi bintu ni ubutunzi ariko nyine sigaye ngenda nkumva capability mu mutima wanjye yo kumbwira ngo ubuse ugeze hehe mu bintu Imana yagukoreye? Ugeze he mu byo Yesu yakoze? Ejo bundi twarimo dusenga hano muri veye hano mu cyumba. Murabizi hano uru rusengero nyine yanabivuze representa wacu habaye nk'iwacu. Pastor Ndamiyega we ngira ngo twibuka ko ari pastor ari uko tugeze hano. Twamukunze kera tukaya tujya ngo n'umufrendi ni nk'umuntu wacu wa mugani we tukaya tujya ngo ni nk'umujyama kandi ni pastor. Noneho turimo gusenga hano mu cyumba dutaramira ku ndirimbo ivuga ngo nge mpisemo Yesu kumurutisha isi. Iyo ndirimbo tuyitaramiraho iratunanira kuyivaho. Noneho ndatangara urura muri imbye ndavuga ati aba bantu ibi bintu baririmbaga n'ubuzima. Bo ntabwo yicaraga ngo vuga ngo ngiye gukompoza indirimbo nzayisohora ikundwe bampa amafaranga. Oya, we yaririmbaga ubuzima yararimo. Noneho aravuga ngo mpisemo Yesu nkamurutisha isi yose, nkamurutisha amafaranga, akaruta izahabu, akaruta amatungo, akaruta amasambu. Aravuga ngo ndetse n'uwanyimika ngo mbe umwami w'ishyanga rinini riti ariko ndimbata yica sinabikunda. Imana ishimwe. Kubera iki? Aravuga ngo Yesu araryohera cyane nta buki buryoha nkawe. Okay, uko kuntu Yesu yamuryoheye aravuga ngo n'uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini riti sinabikunda kuko Yesu we andyohera kurusha ubuki, ampumurira neza kurusha ibirabyo byose. Bwana sifiwe. Ibyo ni ibintu Yesu yakoze. Haleluya. Ndashimira Imana kuba muri Lehi. Meruka hano turi muri Betami none ga byahindutse byabaye Lehi. Haleluya. Imana ishimwe. Ni favor kandi Imana ingiriye yo kuba imbere yanyu. Buriya iyo uri imbere y'abantu ugiye kubwiriza ijambo ry'Imana ukabonamo abapasiteri, ukabonamo bamuzehe, ukabonamo abamama bakuze, abantu bataramiye Imana wowe utaranayimenya. Burya barandi mahirwe ugize. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero
kuba muri Lehi kandi mwagize neza kutwakira. Twaranditse turabisaba kandi tuzaya tunandika. Ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Kera twajyaga tugira ngo ubwiye abantu ngo ndibubwirize tukabyitiranya n'ubwibone. Ukagira ngo none wase umuntu agatuti wibonye. Ariko ushobora kukaka wibonye, ushobora no kutakaka kubera ko wibonye. Haleluya. Uvuga ngo none se kuki batambonye ngo bakame? Cyangwa uvuga uti reka nicishe bugufi batagira ngo ndashaka agatuti. Ariko ibyo bintu abantu Yesu yagezeho Imana ishimwe baba barabirenze. Haleluya. Burya n'ujya ugera no ku kiriyo ukabona birashoboka ko wabasaba umwanya ukababwira Yesu, ujye usaba. Bwana sifiwe. Ujye usaba, ubwo si ubwibone. Ubwibone se ko Imana ibuza ari ibumenya, imenya ikiri kugusunika. Haleluya. Reka tuganire iminota mike kuko inyuma yanjye hari undi muvuga butumwa. Dusome mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva ibice 33. Igitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Titire y'amagambo yahira avuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisirayeli yerekwa ubwiza bwe. Umurongo wa 12 uravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mu isi. Haleluya. Reka twongereho irindi jambo riri mu mubwiriza. Irindi jambo riri mu mubwiriza ibice 7 umurongo wa 8. Haravuga ngo mubwiriza ibice 7 umurongo wa 8 haravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro yacyo. Uw'umutima wihangana aruta uw'umutima umwibone. Imana ishimwe. Haleluya. Aha nashakaga cyane iri jambo rivuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Bwana sifiwe. Iminota mike mfite amagambo tugiye kuganiraho aravuga ngo ni kugendana n'Imana kugeza ku iherezo. Imana ishimwe. Kugendana n'Imana kugeza ku iherezo. Nahoze nsoma muri Bibiliya nkasanga ahantu hose Imana irajya kuvuga ikavuga ngo umuntu uzagororerwa, ikamuvuga ngo nagera ku iherezo. Bwana sifiwe. Ikavuga ngo ni abantu bihangana bakageza imperuka nibo bazagororerwa. Imana ishimwe. Ikavuga ngo hahirwa unesha, noneho ntibigarukira hagati, Bibiliya ikongeraho akageza iherezo, akageza imperuka. Noneho nsomye rino jambo ryo mu mubwiriza ryo rirantangaza, rirambwira ngo burya iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Amen. Noneho nsanga kenshi twebwe mu buzima bwacu bwa Gikristo ntago tujya twita ku iherezo cyane, nitujya dutegura iherezo cyane. Ujya usanga umuntu itangiriro rye mu bintu bya Gikristo rifite imbaraga kurusha iherezo. Imana ishimwe. Ariko biravuga ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro. Umuntu ugororerwa ni umuntu wageze ku iherezo. Iherezo ry'ikintu cyose urimo niryo ridetermina ko wasagsidinze cyangwa wafeirinze. Bwana sifiwe. Niyo mpamvu Imana yabwiraga Abisirayeli ikavuga ngo mubaye muri abanyabwenge, mubaye mufite ubwenge, mwakwita ku iherezo ryanyu. Imana ishimwe. Sindumva umuntu bavuga ibigwi yaragize iherezo ribi ngo bavuge ibintu byabaye hagati byiza. Imana ishimwe. Kubera iki? Kubera ko iherezo ry'umuntu niryo ridetermina uwo ari we, niryo ridetermina success agize. Bwana sifiwe. Noneho ugasanga ariho umuntu wabayeho mu mbaraga nyinshi, ariko akagira gutyo ukabona soje nabi. Abami b'Abisirayeli benshi byagiye bibabaho. Umwami akima ingoma agatangira yubaha Uwiteka,
hanyuma byagera hagati bakakubwira ngo ariko nyuma bigenda gutya. Imana ishimwe. Noneho ugasanga iherezo rye niryo ritanze umurage. Bwana sifiwe. Niba yari afite abana, Imana ntirebe ngo hari ibintu yabanje gukora bizima, hari ibintu yabanje gukora byiza, igafata iherezo ry'uwo mwami rigatanga umurage ku bana be. Bwana sifiwe. Iherezo ry'umuntu. Buriya ubuzima bwa Gikristo biratubwira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Noneho biratangaje ukuntu hari igihe ahubwo usanga twarabicuritse, ugasanga bimeze nk'aho twatangiranye imbaraga hanyuma tukagenda tumanuka. Buriya imbaraga z'Imana muri twe nta maximum point igira. Nkuko uvuga ngo wenda ngo hari puwe bigeraho imbaraga z'Imana zikaba zirangiye nta zindi zakwiyongeraho, nuko nyine niba uri umunyamasengesho hakaba urwego ugeraho ukavuga ngo narasenze ngeze aha nta handi byarenga. Siko bimeze ku Mana. Imana ishimwe. Imbaraga z'Imana ntizirondoreka ku buryo umunsi ku wundi twakagombye kurushaho kugenda twiyungura. Haleluya. Naho tugera ngo duparike tuvuge ngo imbaraga z'Imana muri twe zarangiye zuzuye noneho reka tumanuke. N'ubuzima bwa Gikristo bundi busanzwe nta rwego wagera usa na Yesu tukiriho hano ku isi ngo uvuge ngo noneho nararangije ndarekeye. Haleluya. Gukomeza kwita ku iherezo ryacu. Noneho aya magambo nasomye, iyi nkuru ntoya tugiye gucamo, hanyuma nkakira undi muvugabutumwa, ni amagambo Mose yavuze arimo gutakira Imana, arimo kwinginga Imana. Murabizi ubwoko bwa Isirayeli bumaze imyaka 430 bari mu butayu ngo batakira Imana. Batakiye Imana, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yumva umuniho, yumva gutaka kwabo, batakishwa n'uburetwa. Ahagurutsa Mose. Aravuga ngo Mose noneho ngwino ukuru ubu bwoko bwanjye muri Egiputa ubujyane mu gihugu nasezeranije Aburahamu na Yakobo na Isaka. Bwana sifiwe. Imana ibana na Mose, ibana na Aroni, ibana n'Abisirayeli bose, ikora ibitangaza byose muzi yakoreye imbere ya Farawo kugira ngo Farawo arekure ubwoko bwa Isirayeli. Imana ishimwe. Icyago cya 10 kibaye, Farawo arekura ubwoko ngo bahaguruke. Bibiliya iravuga mu Kuva ibice 13, Kuva ibice 13 umurongo wa 21, ngo Imana ihagurukana nabo. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka agendera muri bo ngo ari inkingi y'igicu ku manywa. Bwana sifiwe. Abajya imbere ari inkingi y'igicu, hanyuma nijoro ngo akabajya imbere ari inkingi y'umuriro. Haleluya. Murumva ko ubwoko bw'Imana buhagurukanye n'Imana bujya mu gihugu cy'amasezerano. Bwana sifiwe. Noneho Bibiliya iravuga ngo iyo nkingi y'igicu ntiyigeze ibava imbere ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabavuye imbere nijoro. Haleluya. Mu yandi magambo abo bantu nukuvuga ngo bagendanye n'Imana ku manywa na nijoro. Murumva nta saha yo kutabana n'Imana yari irimo, nta saha yo kutagendana n'Imana yari irimo, nta saha yo kutayoborwa n'Imana yari irimo. Imana ishimwe. Imana yarabayoboye ku manywa iri mu nkingi y'igicu, irabayobora nijoro iri mu nkingi y'umuriro. Ubwoko bw'Imana buhagurukana n'Imana, Imana ibuyoboye. Imana ishimwe. Baba mu butayu, Imana ibaha ibyo kurya, Imana ibaha amanu, Imana ibaha amazi yo kunywa, Imana ibatsindira intambara, Imana ibana nabo kuko bari kumwe n'Imana ku manywa na nijoro. Nta pose yo kuba batayobowe n'Imana. Imana niyo muyobozi wabo. Bwana sifiwe. Imana ibaha amategeko, ibaha umurongo wo kugenderaho, ibaha uko bakwiye kubaho kugira ngo batandukanywe n'ayandi mahanga. Imana ishimwe. Bagendana n'Imana. Nukuvuga ngo iyi nkingi yahagararaga bagombaga guhagarara. Yesu ashimwe. Yababwira ngo musubireyo, nta logike yindi bashyizemo, batabyumva bagasubirayo. Hari ahantu hamwe hantangaje. Imana ibasubiza inyuma, irababwira ngo bahagume, ngo kugira ngo inangire umutima wa Farawo bakurikire. Mutekereze nk'ibyo bintu. Nuvuga ngo wagakombye kwibaza ngo Imana irabura kutwihutisha, noneho idusubiza inyuma kugira ngo umwanzi wacu aduhagurukire n'amagare. Ariko ni Imana ibivuze, kandi Imana niyo muyobozi wabo. Haleluya. Ibyo ntibisaba ngo ubyumve muri logike, ibyo ngibyo birasaba ko wumvira umuyobozi wawe, kandi ibyo birasaba ko umakinga sure ko umuyobozi wawe akuri imbere.
niba yahagaze hagarara, niba yicaye rekeraho umutegereze, nashaka amara iminsi umutegereze, ni umuyobozi wawe mu rugendo. Imana ishimwe. Basubirayo koko Imana yiheshereza icyubahiro, ariko basubiranayo imitima bavuga ati turapfuye turashize, ariko Imana yihesha icyubahiro. Imana ishimwe. Imana rero yajyaga ihamagara Mose ikamuha umurongo w'ubuzima bw'ubwo bwoko, ikamubwira ngo dore bigende gutya, ugende ubabwire gutya, ntibakagire gutya, amategeko yose murayazi. Imana yabahaga. Bwana sifiwe. Imana rimwe aha twasomye ihamagara Mose iramubwira ngo uze ku musozi wa Sinayi, igiye kumuha igishushanyo cy'ubuturo cy'ihema Imana yashakaga ko bubaka kugira ngo Imana iture hagati muri bo. Bwana sifiwe. Ni uwo mugambi mwiza Imana yari bafiteho. Imuhamagaye iramutindana. Haleluya. Iramutindana. Ariko Mose ajya kuzamuka ngo azamukana na Yosuwa n'abakuru b'Abisirayeli, azamukana na Aroni na Huri, abwira Aroni na Huri, arababwira ngo turagiye muzadutegereze. Niko yababwiye mu gice cya 32 cyo mu Kuva iyo gitangiye. Mose arababwira ati muzadutegereze, jewe ngiye kubonana n'Imana. Noneho asigira inshingano Aroni na Huri, arababwira ngo mwebwe mugumane n'ubwoko, ukenera urubanza abazemo mu mucira urubanza. Bwana sifiwe. Mose arazamuka umusozi ajya kubonana n'Imana. Mose ngo agereyo aratinda. Haleluya. Aratinda. Bibiliya iravuga ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40. Ngaye nguko ari kumwe n'Imana, yagiye kuzana umurongo agomba guha ubwoko bw'Imana, ariko agezeyo aratinda. Baramutegereza bararambirwa. Bwana sifiwe. Baramutegereza bararambirwa. Ngo barambirwe baravuga ati ibi ntabyo. Imana yatuyoboraga yadutindije, yadukerereje. Haleluya. Ariko kabisa ari ukuntu Imana ujye wumva yagukerereje. None ukavuga uti niba nari no mu modoka ndayivaho ntege moto, ukumva yaragutindije, ukavuga uti ndatega ishoye Imana nyisige. Bwana sifiwe. Imana irabakerereza. Imara iyo minsi yose bananirwa kuyitegereza. Barangije babwira Aroni, baramubwira ati noneho ya Mana yadukuye muri Egiputa na Mose twababuze ntibagarutse, none wowe turemera indi Mana dukomeze urugendo. Bwana sifiwe. Uvuga ngo turimo gutinda, Imana iradukerereje, reka twishakire undi muyobozi ariko dukomeze urugendo. Imana ishimwe. Ngo bigende bityo, Aroni nawe araruha, baramurusha no kumutoteza no kubimubwira arabyemera. Aroni arababwira ati mukweture amaherena yose ari mu matwi y'abagore banyu n'abahungu banyu baremera Imana. Ngo barayazana bayakoramo ikimasa. Imana ishimwe. Aroni agishyiraho. None natangaye usoma kiriya gice ngo bagera imbere y'icyo kimasa bose ngo barakiramya baravuga bati iyi niyo Mana yadukuye muri Egiputa. Imana ishimwe. Babwira ikimasa ngo iyi niyo Mana yatuvanye muri Egiputa, iyi niyo Mana irimo kutujyana i Kanani. Munyumvire namwe. Kandi ibyo bintu tujya tubikora. Buriya wenda twe nituramye ikimasa, wenda twebwe ntabwo tuba dufite icyo kintu gifite ishusho y'ikimasa, ariko hari ibintu tujya turamya. Amen. Wari wabona umuntu Imana yahaye akazi, yarangiza akayavuga ati burya ndi umunyabwenge. Bwana sifiwe. Yarangiza akavuga ati burya jewe ndakora cyane. Wari wabona umuntu wateye imbere, yarangiza akakubwira ngo burya wazi gushaka abakiriya cyane. Uzi gushaka abakiriya? Abo muturanye mu bibanza mucuruzanya niba batabizi, Imana igukuyeho amaboko wabibona. Wabibona kutazi kubashaka. Bwana sifiwe. Umuntu akagera ahantu akageramya abantu, ibintu Imana yakoze akajya byitirira abantu, akavuga ati burya twebwe mu muryango wacu turakundana, umuryango wacu burya ntubamo amacakubiri, turafashanya. Haleluya. Ugasanga dufite ibindi bintu turimo kuramya. None Abisirayeli nabo barahindura, baravuga ngo iyi niyo Mana yacu yadukuye muri Egiputa, ni nayo ituyoboye. Imana ishimwe.
Imana irabibona na Mose arabibona. Mose agira agahinda. Imana ngo ujye kumubwira, ibwira Mose iramubwira ngo dore ukuntu bimeze. Sinakomeza kugendera hagati muri mwe. Nkomeje kugendera hagati muri mwe nabarimbura. Muri ubwoko butagonda ijosi nabarimbura. Imana ishimwe. Noneho Imana ibwira Mose, mwumva amagambo Imana yabwiye Mose yantangaje, ndavuga ngo ngewe wenda nari no kugwa mu kinyoma ibi bintu nkabyemera, singira umutima nk'uwa Mose. Iramubwira utangira igice cya 33, Uwiteka abwira Mose ati genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika kujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferesi n'Abahivu n'Abayebusi. Mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe. Mujyayo. Imana ishimwe. Imana ikomeza isezerano ryayo. Ibwira Mose iravuga ngo ikintu narahiye nkakibwira Aburahamu, nkakibwira Yakobo, nkakibwira Isaka, sinzabura kugisohoza. Ariko hari ikintu ntazakora. Imana iravuga ngo ngewe sinzajyana namwe, ndaguha marayika wanjye mujyane, azabagezayo. Imana ishimwe. Imana ibwira Mose ngo kandi icyo gihugu ni icy'amata n'ubuki, nzirukanamo ababanzi Abanyakanani n'Abahivi bose nzabakura, muzakibamo. Ariko urajyana na marayika, ngewe sinzajyana namwe. Bwana asifiwe. Uzi ko hari abantu bajya bishimira kuba mu masezerano batagifite uwabasezeranije. Haleluya. Uzi ko hari ubuzima tubamo tukaba mu masezerano ariko tutakibanyemo na nyira amasezerano. Imana ishimwe. Mose yumva ayo magambo, we ngo ayumve arababara. Bwana asifiwe. Mose arababara, kandi binabyo Imana yabimwemereye. Mose yabanje kwinginga, yingingira abantu, abwira Imana ati aho kugira ngo bari abantu barimbure rwose aba ari ngiye gusiba mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe. Urumva umutima Mose yari afite. Imana imuha favor iramubwira ati noneho ndaguha marayika. Haleluya. Ariko Mose arakomeza aravuga ati no, sinjyana na marayika. Imana ishimwe. Uzi ko Imana ijya gusezeranya ikintu ukakibamo, ariko noneho ukishimira ko ubaye mu kintu Imana yakubwiye, ariko ntuhangayikishwe nuko utakibaye mu buzima wabanagamo n'Imana ikikubwira. Bwana asifiwe. Ntuhangayikishwe n'ubwo buzima. Imana yakubwiye ikintu uri mu bihe byo gusenga, urabizi ibihe byo gusenga wabagamo. Noneho ikintu kigasohora ukakibamo ukakinjoyinga, ariko ntugira agahinda kuko waratakaje ibihe byo gusenga wabagamo. Amen. Kuko hari igihe tugira ngo wenda gutakaza Imana nukuba twakoze ibyaha gusa. Hari urwego wenda umuntu ageraho akaba atayivurubuta muri ibyo byaha, ariko akaba yaratakaje icyerekezo cy'ubuzima. Bwa buzima wabanagamo n'Imana, bwa buzima bw'amasengesho, haleluya, ukaba utakiburimo. Bwana asifiwe. Buriya si igitangaza ko Imana yakubwira ngo nzakubakira, ni imigisha nyine, imigisha y'isi. Uretse n'imigisha Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, n'imigisha y'isi Imana irayivuga kandi tukayibona. Amen. Mu minsi yashize Imana yambwiye akazi, rambwira ngo ngutunguje akazi, ndakabona mba n'uwa mbere, ariko ndavuga nta manota sinanayagera, jewe ndemo ukuntu niyizi, sinakora ikizamini ngo nze ndu wa mbere, nje no muri interview mbe uwa mbere. Ndavuga ibyo ntibishoboka. Ndavuga ati ibi bintu n'Imana yabikoze. Bwana asifiwe. Ariko hari ikintu cyantangaje. No, ibyo bintu bikimara kuba biba bigishyushye mu mutima w'umuntu. Ibyo bintu uvuye gusinya kontara biba byaka, biba bishyushye, ureba umushahara ukaryama ukumva nturi businzire kubera umushahara uri kureba. Wareba ibintu byose neza bigashyuha buri segonda, ukaba wapfuka mukabwira Imana ati ndagushimye Mana we, wambwiye akazi none urakampaye. Noneho ngo hashira iminsi mike, numva umuriro ntucyaka nkuko wakaga bya bintu bikiva. Ndavuga none se byagenze gute? Ko numva ntakigurumana nkuko nagurumanaga bya bintu byabaye, bigenze gute? Ariko Imana imishurira ikintu. Buriya ibanga gusa ryatuma umuntu abaho akagira iherezo ryiza, ririmo imbaraga z'Imana, rigikomeye, rigifitemo kwizera Imana,
si uko imana igukorera ibintu byinshi bitandukanye mu buzima, ibyo nta mbaraga bifite byo gukomeza kwibutsa umutima wawe ngo n'Imana yabikoze. Ni kimwe gusa, ni uko ukomeza kubana n'Imana ubuzima bwose. Imana ishimwe, kuko iyo urekuye Imana gatoya ugira imyumvire nk'iyi si. Abantu barakubwira ariko akazi abandi bakabonye kera, wavuga umushahara bakakubwira ugukubye kabiri, ukavuga ati naye abaho. Haleluya, ukumva uratanga. Ariko ikintu cyonyine kijya gishoboza ko umutima w'umuntu utibagirwa, umutima w'umuntu uhora wumva ko ari Imana yakoze ibyo abona byose mu buzima bwe, ni uko umuntu abana n'Imana buri munsi. Imana ishimwe, kuko ni ibitekerezo byacu, ni uko dutekereza niko gutuma tumenya ko ari Imana atari twe. Iyo turekuye Imana rero tukagira gutekereza ku isi, wumva ushoboye, wumva hari kata byacamo ibintu bigakoreka. Imana ishimwe. Noneho Mose abwira Imana asoza muri ya mirongo twasomye. Mwumve ukuntu nasomye muri Bibiliya ijambo ry'Imana ndatangara, kuko iyi verise muri Bibiliya yera numvise itari kuvuga neza nkuko ivuga muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana muri kino gitabo nyine cyo kuva, nari mpabuze babyita ngo ni ukwimurwa mu Misiri. Nari mbabuze ni ukuvanwa mu Misiri. Noneho Mose ari kwinginga Imana ku murongo wa 12 aravuga ngo Musa abwira Uhoraho ati, ni wowe ubwawe wantegetse kujyana ubu bwoko, ariko wa mumarayika uzatuyobora ntabwo muzi. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana yabwiye Musa, iramubwira ngo ndaguha marayika kugezeho, ariko Musa yabwiye Imana ati uwo mumarayika we simuzi, uwo nkeneye ni wowe. Noneho wowe nutajyana natwe ntudukure ino. Imana ishimwe. Wumve Mose aravuga ngo ntudukure ino, twebwe gukomeza kugenda ariko tutari kumwe nawe nta kintu bitumariye. Kuba muri Kanani ariko udatuye muri twe ntacyo bitumariye. Bwana sifiwe. Musa abwira Imana, arayibwira ngo twebwe ikidutandukanya n'ayandi mahanga si amazu menshi twubaka. Bwana sifiwe. Si imodoka tugenderamo. Haleluya. Si utuzi dukora. Abwira Imana ngo ikidutandukanya n'ayandi mahanga, ikijya kidutandukanya ni kimwe, nuko uba muri twe, nuko ugendera muri twe, ni presence yawe muri twe. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Buriya Imana igusezeranije inzu ikanayiguha ukayibamo, nta gitangaza cyabaye. Iruhande rwawe hazaza abandi bubake n'izikubye iyo ngiyo yawe inshuro nyinshi. Bwana sifiwe. Nigusezeranya imodoka ikayiguha, nta gitangaza gihari. Uzagenda mu muhanda uhure n'ufite imodoka nziza kurusha iyo yawe. Bwana sifiwe. Birahindagurika buri munsi. Ariko igikomeye ikijya gitandukanya ya mazu mutuyemo si ikindi, n'abantu batuyemo. Harimo abatunze Imana, n'amazu ari mu Imana n'amazu atari mu Imana. Imana ishimwe. Mose rero akomeza kwinginga, akomeza gusaba Imana, arayibwira ngo ntidushaka marayika, turashaka wowe, kuko ni wowe ujya utandukanya n'ayandi mahanga. Imana ishimwe. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo icyo uvuze nacyo ndagikora. Haleluya. Ubwanjye nzajyana namwe. Imana ishimwe. Ubwanjye nzajyana namwe. Beneda, kugendana n'Imana kugeza ku iherezo. Hari igihe umuntu atangirana n'Imana, yagera hagati agatangira kuyoborwa n'amarangamutima. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu atangirana n'Imana, yagera hagati agatangira kuyoborwa n'ubwenge. Haleluya. Hakakubwira ngo nawe urabyumva gutya, ubwenge bukaganza Imana. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu atangirana n'Imana, ariko yagera hagati agatangira kuyoborwa na influence y'abandi. Imana ishimwe. Ariko jya ubana n'Imana, no mu gihe abakugose batumva ibyo urimo, jya ugendana n'Imana, no mu gihe nawe Imana iri kugusaba ibintu udafitiye ubusobanuro utumva, jya ubana n'Imana kugeza ku iherezo. Imana ishimwe. Ndangiza reka mbabwire gutya. Karebu ajya imbere ya Yosuwa, aramubwira ngo jyewe za mbaraga nari mfite cyagihe. Imana ishimwe. Jyewe za mbaraga kumwe najyaga ku rugamba nkatabaruka, za mbaraga wambonanaga
n'ubu ngubu muri iyi myaka nizo mfite. Nguko ukuntu Imana ibidushaka. Wa muriro w'agakiza, za mbaraga z'Imana, ya nyota yo kubwiriza wagiraga, bya bihe byo kubana n'Imana, za mbaraga. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ishaka ko zigenda zimanuka, ahubwo Imana ishaka ngo ugire iherezo ryiza kurusha itangiriro. Bibiliya yatubwiye ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro. Wite ku iherezo ryawe. Imana ishimwe. Muri ministry, mu murimo Imana yaguhaye, mu muhamagaro w'Imana, wite ku iherezo ryawe. Haleluya. Igifite agaciro si amasengesho wasengaga ugitangira. Ubu ngubu ikidetermina uriwe ni amasengesho usenga ubu. Imana ishimwe. Uko wahanuraga mbere ubu sibyo bisobanura uriwe. Uburevu uriho ubu ngubu niyo gusobanura. Imana ishimwe. Rero nta nari umugabo ihabwa intebe, ubuzima bwawe buri preza. Haleluya. Nibwo bufite agaciro kandi nibwo budetermina uriwe. Imana ibaho umugisha, reka nakire byemveni iminota mike.